nta mupagani ushobora kugiraho amakenga ngo gute amakenga nyagirira abarokore izawunyuza mu bakijijwe n'abadakijijwe. Niyo mpamvu uzisanga wagiriwe neza n'uwo mudasengera hamwe mudasengana n'ibyo byo gusenga ubipinga ariko akagira imico myiza. Kandi mu gukiza kw'Imana hari ibintu yikorera, hari n'ibyo ikoresha abaganga. Nk'ubu umuntu ashobora kugera mu myaka nk'iyo afite ukibwira ngo warinzwe n'amasengesho yawe gusa, ariko burya hari inzira Imana yanyuzemo kugira ngo igucungire umutekano. Ndabashohoje mu izina rya Yesu abakunzi ba Mama Sharirene, nizere ko mukomeye kandi muguye neza. Natwe turaho turashimira Imana, turabakunda cyane kandi n'Imana irabakunda. Rero nabarwaye cyangwa barwaje abafite ibibazo bitandukanye ni muhumure, Imana irahari kandi yakurengeye cyagiye no biracyahari kugira ngo ikurengere, kuko ifite umugambi ukomeye ndetse ukomeje ku buzima bwawe. Turabashohoje rero cyane cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afrika, abari muri Amerika ruguru n'Epfo, abari muri Europe, abo muri Australia n'abandi ahantu hose muri, abari mu butumwa bw'amahoro mwagiye kuzana umutekano mu bindi bihugu, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abapolisi n'abasirikare, abaganga n'abarimu, n'abantu nubaha cyane kandi n'abantu baza kwisonga ba mbere badufitiye runini ku buzima bwacu. Umuntu ugucungira umutekano uri no mu muhanda utwaye imodoka akaba areba icyaguhungabanya, unaryamye mu buriri ari kureba ikintu cyatuma uhungabana akagikuraho. Wa mwarimu, abarimu batwigishiriza abana babigishije mukaba mwarabaye abantu bakomeye. Abaganga bashinzwe ubuzima bwacu nabo nibubahwe, kuko mu minsi iri imbere rwose nagiye kwa muganga ndimo gupfa, numva ngiye gupfa neza da. Kintu gitangaje nuko navuyeyo nigenze. Aba bantu murumva atari ingenzi, ni abantu b'ingenzi. Rero turabashohoje, ni mukomere, Imana ikomeze bashyigikire mu kazi mukora, aho mugakorera hose iy'amahoro ibaha umugisha. Turasuhuza rero abakristo, turasuhuza abakurikirana Mama Sharirene, by'umwihariko muri inshuti zanjye moza ku mutima. Ndabakunda cyane kandi comment zanyu njya nzisoma, ndetse n'abandi mujya munyandikira munyuze mu gikari, mbiha agaciro kandi ndabibubahira. I love you so much. Ndabakunda cyane. Hari abo numva tuzabonana ariko n'abari kuri ngenzi ko nzaza kubasura igihe kimwe. Imana rero nibaha umugisha cyane. Turi n'ubundi muri kiriya cyigisho kivuga ngo umugambi w'Imana uravukanwa kandi nta cyabasha kurogoya umugambi w'Imana. Tugeze kuri episode ya 3. N'ubundi turacyari mu gice cya mbere, igitabo cya mbere cya Mose, igitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva. Turareba mu bice igice cya mbere, hanyuma turebe ahangaha ku murongo wa 20 dusome. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Haleluya. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko burakomera cyane, buba ubunyembaraga. Imana igirira neza abo babyaza. Reka mbabwire, tugeze kuri episode ya 3, turi kuvuga ukuntu umugambi w'Imana uvukanwa. Icyo uzaba cyo uvukana nacyo, kandi nta kirogoye umugambi w'Imana. Niyo teme, niyo ntego y'iri jambo ry'Imana. Shaka kubwira abantu ko nta cyavuguruza umugambi w'Imana. Twagiye tubivugaho muri episode 2 zitambutse, tugenda dutanga ingero ukuntu Mose, ukuntu ababyaza bashyiriweho itegeko ryo kugira ngo bajye bica abana b'abahungu b'Abaheburayikazi. Imana ibarokora ikoresheje abaganga. Hanyuma tureba ukuntu ngo Farawo yashyizeho itegeko ry'uko baba barisha uburetwa Abisiraheli babaga mu Egiputa. Yego, arabababaza n'uburetwa. Hanyuma ngo bababyaza, niryo jambo tumaze gusoma, bababyaza bamwe baretse abana b'abahungu ngo bakabaho, ngo Imana ibahiki
Imana irabishimira, Imana ibaha umugisha. Ba bana baretse ngo bakabaho, ngo barakura, ngo maze ubwo bwoko, haleluya, ngo buragwira bugira imbaraga. Ndashaka kubwira abantu, Imana iyo iguteguriye kubaho itegura n'inzira bizanyuramo. Satani ategura uburwayi, Imana igategura gukira. Kandi mu gukiza kw'Imana hari ibintu yikorera, hari n'ibyo ikoresha abaganga. Nk'ubu umuntu ashobora kugera mu myaka nk'iyo afite, ukibwira ngo warinzwe n'amasengesho yawe gusa, ariko burya hari inzira Imana yanyuzemo kugira ngo igucungire umutekano. Na cya gicuku watahaga ugasanga abapolisi mu muhanda, na wa mugoroba wabonagamwe abasirikare, ni bimwe mu bikoresho by'Imana aho yagiye bakoresha kugira ngo ugire gute, kugira ngo ubeho. Inshuro nagiye ndwara, iyo ntagira abaganga nari gupfa. Imana ifite inzira nyinshi inyuramo. Ijya inyura mu bapolisi igakora imirimo ikomeye, inyura mu basirikare igakora imirimo ikomeye, inyura mu baganga igakora imirimo ikomeye, inyura mu bayobozi b'igihugu igakora ibintu bikomeye, kuko abantu ni ibikoresho by'Imana. Ndashaka kubwira abantu, Imana igikoresha umugambi wayo kugira ngo ugerweho, haleluya. Abantu bajya baba ibikoresho by'Imana kugira ngo umugambi w'Imana usohore. Abo ngabo baba mu nzego zitandukanye za leta, baba mu rusengero, baba batanahaba. Umuntu wese yari muri misiyo neza y'Imana irabimuhembera. Abantu benshi bazi ko abakozi b'Imana ari abafata Bibiliya, bazi ko abakozi b'Imana ari abajya mu butayu no mu buvumo, bazi ko abakozi b'Imana ari abirirwa mu nsengero. Imana ifite abakozi benshi igenda ikoresha. Umuntu niyo ari mu kazi ke akagakora neza, aba ari umukozi w'Imana. Iyo ugiye kwa muganga, cyane nk'aya mavuriro ya leta, kugira ngo iyo ugiye kwa muganga kwivuza, impamvu mvuga amavuriro ya leta nuko prive na leta ni ibintu bitandukanye. Abaganga bo muri prive bakunda gufata neza abarwayi kuko baba ari abantu bikorera, ariko burya naho waba ukorera leta ntuzibeshye ngo ukorere ku jisho. Burya Imana iragucunga ahantu hose uburi, ibiri kugucunga. Hari abantu benshi rero bakora ibintu byiza, bagakora ibyo bari bakwiye gukora, Imana ikabimuhembera kandi no ku kwezi agahembwa. Utazagira ngo uriya mushahara uzaguhaza. Ntabwo uriya mushahara w'ubuganga, umushahara w'ubwarimu, umushahara w'ubugitifu, nubwo ntawuzi umushahara wo kuba umupolisi, umushahara wo kuba umusirikare, ya mishahara burya Imana hari izindi nzira igenda ibacira. Yego, burya nubona leta yatekereje ikicara igatekereza ikavuga ngo abakozi ba leta tugiye kubaha inyoroshyo babona amazu yabo. Nagira ngo nkubwire ngo ziriya ni inzira zose zicibwa n'Imana. Umwami n'umwami Imana bakabitekerezaho, hanyuma barangiza bakabyanzura. Haleluya. Hari ibintu byinshi Imana igikora igahemba abantu bose. Abantu bayo baba bayikoreye kandi bataba mu rusengero. Ugasanga umuntu ni umupolisi ariko agahora n'ubunyangamugayo, akumva agomba gukora akazi ke neza, ntawe ahutanyije kandi nta n'uwo yatse ruswa, kaba mu muhanda. Imana yarangiza ikamudimbiramo iti nguhaye misiyo. Izi misiyo muzajya mubona z'abasirikare n'abapolisi mujye mureka bazijyemo. Ni Imana yo mu ijuru yakinguye imiryango kugira ngo nyine babone ku mufungo. Biriya byose Imana irabikora. Imana izaguhemba akazi uri gukora neza. Iyo ugiye kwa muganga, muganga akakwakira neza, ukabona arakwishimiye, ukabona kuvugishije neza, uzi ko ari igihe utangira gukira kandi mutaranavugana. Ariko ntugahure na muganga ugira umushiha. Hari abaganga bagira imishiha n'imitima mibi, usibye ko nyine leta yagikema. Ari abaganga b'abagome, ubona afite umutima mubi, ntumbaza ahantu aba yarawukuye, kumva aragututse. Ngewe bigeze babinkora bitari rimwe,
nigeze mperekeza umuntu mujyanye kwa muganga mbona ararembye abantu bakambwira ngo rwose mutambutse ugende ubwire muganga ko afite ikibazo. Ibaza aho abantu bari ku murongo bakubabarira. Ninjiye ntangiye kuvuga ngo sohoka mada, sohoka vuba, sohoka. Ibaze nk'uwo mushiha. Ubundi uwo ngo ntabakwiye kuba umuganga, babakwiye kumwambura diplome ye bakayica. Nimba umuntu aje yarembye ukamuhuhura kubera umushiha wawe, ninjira mu wundi muryango nawe ambwira gutyo. Ndangije mbwira uwo murwayi nihangane, nupfa tuzagushyingura, nukira uzagira gute, nukira Imana ishimwe. Mbabarira. Uwo mumama nawe yari umugore w'intwari. Mbabarira ibintu aba bagore bankoreye, ngewe shobora kuza kuvuga nabi. Icara urindire. Twahavuye mu gicuku. Twageze saa moya z'ijoro bataraduha igisubizo. Simvuza hariho ni muri leta. Bataraduha igisubizo, tujya kwicara ahantu batangira ibisubizo. Turahicara, wajya kubona ukabona umuntu araje ahise yinjiramo imbere arakase agasohokana igisubizo cye. Ukabona umukobwa araje yimaringa yakinjira agasohoka. Ndavuga nti si ibi bintu nabyo habamo ikimenyane ko tubona uyu muntu yinjiye akabasohokanya igisubizo agikuye. Ubu noneho abantu badafite abasheri mwahangaha ntago turi bubone ibisubizo. Reka mbabwize ukuri, nge no mu bisanzwe sinkunda abantu bahohotera abandi. Aho ndi hose wagira ngo nigize umuntu ushinzwe umutekano. Ntago wahohotera abantu ndeba ntafite imbaraga nanahamagara leta. Sinjya ndega mu bibazo byanjye, ariko hari ibintu nyine mba numva abantu bakora ibintu neza bakagirira abantu neza, nuko mba mbyiyumvamo. Ndebye nimero, mbona nimero ziri ku rugi, mbona ku rugi handitseho nimero ngo nuhabwa serivisi itari nziza uhamagare kuri izi nimero. Mpita nzifata ndababwira nti mureke ngiye guhamagara izi nimero. Sibo bazihizeho. Ndahamagara ndababwira nti ni gute umuntu aza yarembye ameze nabi, kandi ko mujya mutubwira ngo umuntu nafatwa ajye yihutira kuza kwa muganga. Twageze hano mu gitondo saa 12. Umuntu wanjye ameze nabi, nabuze n'umumfasha nibura ngo barebe icyo baba mukoreye. Tugeze saa moya, tumaze amasaha n'amasaha turindiriye ibisubizo, twabibuze. Izi nizo serivisi mwirwa mwamamaza ku maradiyo. Nuko namubwiye ngo murahagana he, ndahamubwira. Namaze kubivuga mbona ibisubizo bagize gute barabizana. Hanyuma abo twari kumwe ngo ntimuvuge uhamagaye, ini nimushaka mu muvuge kuko izi nimero bazishyiriyemo ko kugira ngo tugira gute tuzihamagara. Maze abaraho, Imana iguha umugisha mama, Imana iguha umugisha uradutabaye, Imana iguha umugisha. Simpe nuko nabwirije nicyo ngicyo nkoze. Abantu bakaba bahavuye bari bumiwe, ubona hari abaturage batazi ibyo ari byo, maze barangije Imana iguha umugisha babona ko ari ngiye ubikoze nyine. Yego, ikintu cyose ukora wivuga ngo boss ntandeba, wikihisha. Uzi kugira ngo umurwayi ajye kwa muganga, ubona abandi bari mu nzenya barimo baraganira. Hari umubyeyi merutse kujyana kubyara, mbona abakobwa rwose barimo baraganira, ukagira ngo nta cyabaye. Wajya kugira ngo muretse, wajya kumureba ngo ni mube muretse. N'agasuzuguro. Ariko umuntu naho yaba ataragerwaho wanamubwira neza. Akazi kose wakoze neza, igikorwa cyose wakoze uko cyagombaga gukorwa, gutanga serivisi nziza, gufasha abo mukwiye gufasha, ni ibintu byiza Imana yaguhembera. Kuba umuntu yaza akaza muri biro yawe, hamwe mu midugudu, hamwe mu tugari, hamwe mu mirenge, musuzugurira abantu bamukeneye za ruswa. Nge hari serivisi nagiye kwaka muri leta, umuntu arambwira ati mama Sharire, nudatanga akantu hano uzahatagangarira. Tavuge nti akanakumira. None se ako kantu ntanga ni bwoko cyatiburetse ubwo urazana bya bintu byawe by'uburokore. Uri kunyumvira? Ujye ugira guhembwa ku kwezi n'abakuyobotse kugira ngo ubahe serivisi nziza, bakugurira akantu. Noneho kuko nta kantu watanze baragusiragiza. Noneho bagufata nk'umuturage utazi ibintu. Rero abatazi amategeko, abatazi bipfa n'ibikira, wa muturage uturutse hehe bakamuzezengeza. Genda ejo uzagaruke, genda ejo uzagaruke, genda ejo uzagaruka. Ariko njyashimira leta ijye ibikurikirana ikagenda igira ikintu igenda ikora. Umuntu wamara kuzezengera nyine izo ruswa ukazitanga kugira ngo bagukemurire ikibazo. Kandi ibintu agomba kugukemurira ni ibintu binyuze mu mucyo, si ibintu by'amanyanga mugiye gukora, ni ibintu agomba gukora bijyanye n'inshingano ze.
uzi ko umuntu, reka nkubwire, umupolisi witwara neza mu muhanda agakora akazi ashinzwe aruta umuhanuzi w'ibinyoma wirirwa uteka imitwe abeshya abantu ngo arahanura ngo ni umuntu w'Imana. Arutwa n'umupolisi wirirwa mu muhanda urimo gukora akazi ke neza. Imana imuha umugisha ikamugirira neza, za nzerereza ugasanga nyine yazikubise ku munwa, ugasanga Imana yabatesheje agaciro. Umusirikare ukora akazi ke neza nk'uko gashinzwe harutwa bishop w'umunyamitwe wirirwa wakabana amafaranga gusa hatanabigisha kujya mu ijuru. Ntaho bihuriye. Umupagani twita ngo ni abapagani, kandi abapagani tuvuga ko ari abantu batajya mu rusengero. Abo twita ngo dufite abantu binywera inzoga ariko ugasanga nta muntu yanga. Dufite abantu binywera inzoga ariko ugasanga ntago yagambana. Ugasanga harakurebye ati uyu mugore arashonje, ukabona muhaye 5, ugasanga atabana buriya mugore, ugasanga muhaye 10,000, genda ugure mituwere z'abana. Uwo muntu uteye gutyo aruta umurokore wirirwa mu rusengero akajya arya akayuzuza, akagaburira abo yabyaye abatabyaye akabihorera. Umuyobozi w'itorero runaka udakora ibyo agomba gukora ngo ayobore intama z'Imana neza, arutwa n'umuyobozi w'akarere uyoboye abaturage neza. Ibi bintu ntimubyibeshye ngo mufite imisaraba ku makote, ibi bintu ntimubyibeshye ngo mubungana za Bibiliya zidafite umusaruro n'umumaro, ntimubyibeshyeho. Muraje murebe ukuntu Imana igiye guhamagara abantu muri ubu buyobozi busanzwe, igiye kwihamagarira abasinzi n'abasambanyi, ibazane mu nzu yayo, ubundi mwebwe ibiboko ibakubiti bakinagize, muhinduke imihirimbiri, mubeza amayibobo, kubera ko Imana yarabahamagaye. Ntimwaje gukora icyo mugomba gukora, maze mwasenga Mana ko abapagani baguwe neza batagubwa neza. Ntiharimo abapagani babarusha imbuto n'ingeso nziza. Nk'ubu ngewe nta mupagani njyangirana nawe ibibazo. Nta mupagani ushobora guha ikaze mu rugo nikandagira. Nta mupagani ushobora kugiraho amakenga ngo gute, amakenga nyagirira abarokore. Kuko mu bantu bashatse kundoga nta mupagani urimo. Mu bantu birirwa bandwanya ku manywa na ninjoro ntago ndabonamo umupagani. Mu bantu birirwa bankoraho inkuru nta mupagani urimo. Mu bantu bansesereza bakampiga ku manywa na ninjoro bashakira ibirego bantangaho amakuru nta mupagani urimo. Ni abantu bo mu rusengero. Hanyuma Bibiliya twasomye iki? Ngo abo babyaza 2 Imana ibaha umugisha, ngo kandi ngo abo bana barakura baragwira. Abaheburayo ngo baba banyembaraga. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana, mu mugambi w'Imana hari inzira izajya iwunyuzamo, izawunyuza mu bakijijwe n'abadakijijwe. Niyo mpamvu uzisanga wagiriwe neza n'uwo mudasengera hamwe, mudasengana n'ibyo byo gusenga ubipinga, ariko akagira imico myiza. Ndifuza yuko dukomeza umugambi w'Imana. Hano hepfo gato ndaje mbereka ukuntu umwami yagize umujinya ashyiraho itegeko ngo abana b'abahungu nibavuka ngo bajye babata mu ruzi, kuko kubahotora bakivuka byari byabananiye. Arapanga ngo noneho bajye babajugunya hehe? Mu ruzi. Ndaje nkubwira ukuntu umugambi w'Imana uravukanwa, kandi nta kirogoye umugambi w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nta kirogoye umugambi w'Imana. Nta kirogoye umugambi w'Imana. Mwana wanjye Sharirene baramuroza arasara. Ngira ngo hashize imyaka 2. Baramujyana bamugira mu bapfumu baramuroga kweri. Noneho umunsi wa mbere bamurogaga ari ku ishuri, ari muri interina, arampamagara. Barambwira bati umwana wawe yafashwe bimeze gutya na gutya. Hanyuma rero kuko ku ishuri haba amagroupe yo gusenga, abana ngo baza gusenga, baramusengera, bashyira oparleri bamusengeye, n'abarimu bitangira kuvuga ibintu bari bamwoherejeho. Bivuga uwabitumye, bivuga aho byaturutse, bivuga impamvu. Ndangije ngira gute? Ndangije mutumaho baramunzanira mu rugo. Nanjye fata ibihe byanjye byo kugira gute? Byo gusenga. Abadayimoni baravuga ngo uyu mwana
azaba umuntu ukomeye, azagirira umumaro itorero n'igihugu, azagirira umumaro abana b'imfubyi n'abafite ubumuga. Abadayimoni barabivuga, ntago twifuza ko azabigeraho, ntago twari tuzi ko aziga, twari tuzi ko azagenda akajya ajya gusabiriza. None twamaze kubona iterambere rye, ntidushaka ko azahagera. Ari abadayimoni bavuga uwabohereje, barabivuga byose. Byari ibintu bikomeye. Icyo gihe nyine barabikora bamukoresha n'ibintu bikomeye, bakamutwara ubwenge akamera nk'uwapfuye, akajya akora ibintu nawe atazi ibyo ari byo. Bamutwaye ubwenge, aribo bari kumukontorora kubera izo mbaraga n'ibyo bari bamuroze. Igihe kimwe bamutegeka kunywa amabuye ya telekomande, anywa amabuye ya telekomande, arayahonda, ayasukamwe amazi, arayanywa, atangira kujya ababara mu nda, akajya ambwira ati ndi kubyimba inda. Ariko ubwo nabyo byakundaga kubera amasengesho nabaga ndi gusenga. Twamujyanye mu modoka, mfite amafoto y'ibyo bintu byabaye, turamujyana kwa muganga, amera nk'uwapfuye, aragenda. Ariko nkibuka ko Imana yambwiye ngo Sharirene ntacyo azaba. Araryama, aza gukanguka, bamuha ibinini 24, ni ibinini bimeze nk'amakara ngo bituma umuntu adiyara. Kuko rero ibyo abaganga baramuvuraga, akirogoye imigambi y'Imana, arayinywa, bamuha ibinini ariko ntiyadiyara, amara iminsi 3 atarituma, kuko zari izindi mbaraga. Amagambo wenda Imana yambwiye hagati aho ndumva atari ngombwa ko nyavuga, ariko nyuma y'iminsi 3 niho Imana ubwayo yabyikoreye, kuko nta cyakica umugambi w'Imana, harongera abaho. Ni ibintu byinshi bamukoreye, bakajya bavuga ngo ntago dushaka ko aziga, azagenda akora ibintu byose, ariko amashuri ye ntago dushaka ko azi. Erega bakanategeka ukagira ngo barusha umugambi w'Imana. Nta kintu kiruta umugambi w'Imana. Nabonye uburozi bw'abarozi, mbona amahembe y'abanyamahembe, mbona ibitegana nyabingi zabo. Nta kintu gishobora kurogoya umugambi w'Imana. Ndifuza yuko dusoreza ahangaha, tuzakomeza n'ikindi gice cya 4. Imana y'amahoro ibaho umugisha, mukomeze musangize abandi ubu butumwa, mukomeze mukore subscribe abatarayikora, abandi mwandike hepfo kuri comment uko mubibona nuko mubyumva, mudutera inkunga y'ibitekerezo n'inama. Imana ibaho umugisha.